yirirwana n'umugabo we ariko anywa igikoma bisanzwe, yonsa umwana aramwoza, amaze kumwoza aravuga ngo nawe reka ajye muri dushe. Ageze muri dushe rero isereri nibwo yamufashe ahamagara umugabo we araza aramufata aramusohora muri dushe amujyana ku buriri. Umugabo nibwo yampamagaye ambwira ko ari muri koma. Mitanza mpamagara na taxi voiture tugira ko tumujyane kwa muganga. Turamwambika ariko zavuye mu mbaraga z'amasengesho, utsinzi icyubahiro n'amahoro mu mbaraga z'amasengesho. fasha sheri tumwambike tumujyane, yari muri koma, nanjye ubwo ndabyizera, nanjye ariko nazamukanye n'umugabo wanjye. Ubwo twahageze nyine turamwambika turamusengera, mvuga nti byanze bikunze arazanzamuka kuko abakristo buri munsi buri saha duhora dusenga, cyane cyane igikuba nk'icyo gicitse kandi dutekereza ko wenda ari koma. Bwaramusengera ariko ntabwo byari byoroshye, mvuga nti byanze bikunze biragaruka. Ntabwo Gisele twakuranye, ntabwo Gisele inshuti ya, ntabwo byakunda, ntabwo yagenda, ntabwo ibyo ngibyo twabitekerezaga. Gusa na n'uwo mugabo ntari kubyakira, umugabo we ntabwo ari kubyakira, birumvikana. Nari kuvuga ati dusubireyo turebe, ntabwo bamupimye neza. Imana imukomeze, nicyo umuntu yamubwira. Ni ukuvuga ngo uherutse kuvugana nawe ryari? Kuri wa gatandatu watubwiraga? Muri icyo gito ejo mu gitondo yari yampamagaye. Na ya magambo ya nyuma mwavuga wenda yari yampamagaye ambwira nyine inkuru rero ibigiye hanze nyine yuko yatabarutse. Abantu rero babivuga mu buryo butandukanye, bamwe bati yanyereye muri dushe aragwa, babyumve nabi. Hari n'umvise ngo icyayi, ntabwo yigeze ibyo bintu bibaho. Yasangiye n'umugabo we saa sita. Umugabo ari kumubwira ati noneho ngiye kurya byinshi, ujye umbwira ngo ndya bikeya. Ngiye kurya byinshi kugira ngo umwana wanjye azajye abona amashereka ahagije arimo n'intungamubiri. Ibyo bavuze ngo abashyitsi baramusuye ngo icyayi kiramukora, nta muntu wari wamusuye uwo munsi. Ubwo bamubaze mu masaa 11. Bamubaze mu kumubaga bamutera ikinya cyanga gufata, baganga na pressure n'ibiki kuko bari bamuteye imiti itari ngombwa. Isuha ku bantu bayizi baba mama yamenetse. Ariko ikibazo yari afite, hari uburwayi yajyaga agira nyine atwite by'ababyeyi basanzwe, ama infection n'ibiki. Ubwo rero yanaribwaga no mu nda, agize ngo ajyeyo bamuvure bisanzwe, ngo bamuteye iyo miti. Abaganga baravuga ati nta kundi reka tumubage. Banamubaze yumva ikinya cyanze kumufata, bamubaga yumva, bamukuramo umwana. Nibwo basanze ingobyi, cyo bita placenta, yashwanyukiremo imbere. Urugendo rwari rurerure, umwanzi ashaka kunyaga uwo munezero, umutima wanjye waramaramaje. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hagiriye umumaro ntazibagirwa. Yes, bakunze ibiyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twahagurutse rero mu mujyi wa Kigali, maze twerekeza mu mujyi wa Gisenyi, mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi. Na ahantu nyine hari hatuye umuhanzikazi witwa Gisele Precious, wamaze gusezera ku isi. Urupfu rwe rukaba rwashenguye imitima y'abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye, ndetse ruvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese yazize iki mu by'ukuri, byagenze gute? Niyo mpamvu twahagurutse rero maze twerekeza muri uyu mujyi kugira ngo tubakorere iyo nkuru nyine, tuyababwire. Uyu mukozi w'Imana wamenyekanye mu ndirimbo nk'umusaraba, mu ndirimbo byavuye mu mbaraga z'amasengesho ndetse n'izindi zitandukanye. Byose rero turagenda tubamenyera uko bimeze, ndetse tuzanabakurikiranira ibijyanye n'umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma, nk'uko Iyobokamana TV muzi yuko
tujya tubabera nyine ahantu hatandukanye. Turagenda twicuma twerekeza mu rugo aho yaratuye, na ahantu hari abantu benshi batandukanye nyine baje gufata mu mugongo uyu muryango wa nyakwigendera. Nukuri asize inkuru nziza imusozi kuko yari umukozi w'Imana mu buryo bufatika kandi bukomeye. Yari umuririmbyi wakundaga kuririmba acuranga gitari mu buryo butandukanye. Abantu benshi baramwibuka mu murimo w'Imana, mu bitaramo yakora. Turibuka igitaramo cyiza cyane yakoreye ku rusengero rwa ADPR Gisenyi nyine muri uyu mujyi wa Rubavu. Turibuka ibitaramo yagiye yitabira za ADPR Gatenga ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu by'ukuri yabaye intwari kandi yakoreye Imana mu gihe cye. Igihe yari afite yagikoresheje neza, maze Imana ibonye yuko igihe ndetse ari n'ahantu n'igare rizamutwara ryamaze kuhagera, nibwo atabarutse. Twebwe turarira ariko ijuru ririshima kuko urupfu rw'umukiranutsi burya ngo rukunda kuba ari ibirori bikomeye mu ijuru. Ubu barishima bavuga bati umukiranutsi w'Imana araje, yeze imbuto none aratabarutse. Nimureke tubakurikiranira iby'iyi nkuru rero, tubabera ahangaha tuganire n'umwe muri bashiki bakuru ba Gisele uri buze kuduha amakuru ye mu buryo butandukanye, maze muze kugenda mukurikira iyi nkuru kw'iyobokamana TV nk'uko murimo murabireba. Hari inkuru rero ku munsi w'ejo yumvikanye mu matwi y'abantu. Ni inkuru ibabaje cyane y'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Gisele Precious, watabarutse. Azwi ku ndirimbo nk'umusaraba, azwi ku ndirimbo zitandukanye byavuye mu mbaraga z'amasengesho n'izindi nyinshi. Yari umukozi w'Imana mu by'ukuri wakoreraga Imana utiganda. Ni umwana w'umukobwa waririmbaga acuranga gitari. Yari afite abakunzi benshi bari bamaze kumukunda mu buryo butandukanye, maze rero amatwi y'abantu agiye kumva yumva inkuru yuko yamaze kuva mu mubiri. Uyu ni grande seri we cyangwa ni mukuru we turi kumwe, kuko twahise tumanuka tujya i Rubavu aho uyu muhanzi kazi yaratuye, dore ko yari amaze igihe gito yakoze mariage ndetse baranibarutse umwana. Byose turi buze kugenda tubiganiraho. Turagira rero ngo uyu mukuru we cyangwa uyu muvandimwe we adufashe kuza kumenya yazize iki, byagenze gute, dore ko abantu baba bari kuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariyo mpamvu Iyobokamana TV twatabaye mu ba mbere kugira ngo tubakurikiranire iby'iyi nkuru. Reka dutangire tumusuhuza kandi tumwihanganisha. Mwiriwe neza kandi muraho kandi mukomere. Iriwe. Makuru nayo ngayo nyine ni meza. Ku ruhande rumwe kubakijijwe, ijambo ry'Imana wango muri byose duhore dushima Imana. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kuganira nandi. Nitwa Niyigena Solange, ndi mukuru wa Gisele. Ninjye Gisele akurikira direct. Nanjye ntuye naha niho nge nawe twashakiye nahi Rubavu. Se nawe utuye hano i Rubavu? Yego. Okay. Angira ngo tuti kwihuse wenda. Gisele Precious mwari muherukanye ryari, byagenze gute, urupfu rwe rwatewe n'iki, kugira wenda ngo abantu bari kureba Iyobokamana TV babashe gusobanukirwa uko byagenze. Ese hari indwara yarasanzwe arwara wenda mu buryo butandukanye? Haravugwa ibintu byinshi bitandukanye. Ubundi byagenze gute? Ubundi byatangiye twita nk'abandi babyeyi bisanzwe. Hanyuma ku mezi 8 nibwo yarampamagara ari mu masaha nimugoroba, mu masaha 3 mu masaha 4 ari kumbaza ati bise bifata bite, ati ko ndi kumva ibintu bimeze nk'ibise, kuko nanjye ntago nigeze mbyumva. Nakorewe cesarienne ariko babinteye, ntago mbizi ukuntu bibese bimibera iyo bigufatiye mu rugo. Ndamubwira ngo nagende kwa muganga. Bajya kwa muganga, niho rero byabereye ibibazo. Basanze umuganga wari wakoze aho ngaho nimugoroba. Umuganga amutera imiti, bari kubona ko nyine umwana ari mu mezi 8, kandi mu mezi 8 ntago ubundi umwana akunze kubaho. Byari mu mezi 8 harenzeho iminsi 2. Nuko bahageze mu masaha 5, ngiye bamamagaye mu masaha 9 tene nibwo bongeye kumamagara bambwira ngo nirukankana imyenda y'umwana ngo bagiye kumukorera cesarienne. Nagezeyo nsanga bamushize kuri bya byuma nyine bari kumva umutima w'umwana ukomeze. Ubwo bamubaze mu masaha 11. Bamubaze mu kumubaga bamutera ikinya
cyanga gufata baganga na pressure n'ibiki kuko bari bamuteye imiti itari ngombwa isuha ku bantu bayizi baba mama yamenetse ariko ikibazo yari afite hari uburwayi yajyaga agira nyine atwite by'ababyeyi basanzwe ama infection n'ibiki ubwo rero yanaribwaga no mu nda agize ngo ajyeyo bamuvure bisanzwe ngo bamuteye iyo miti abaganga baravuga ati nta kundi reka tumubage banamubaze yumva ikinya cyanze kumufata bamubaga yumva bamukuramo umwana nibwo basanze ingobyi cyo bita placenta yashwanyukiremo imbere ari nabyo dukeka ko byashobora kuba aribyo byateye ikibazo ibyo bintu yarabyumvise n'amatwi ye arababwira ati ariko mumbaze ndi kumva mumfashe bajya kumudoda nibwo bamuteye ikinya cya general yagiye ari kuvuga izina ry'umwana avuga ati umwana muze kumwita Nkuru Nivek Ellen nuko bahise bazana umwana yaravukanye ikiro 1,700 amwirukankana nyine muri kuveze twahamaze ibyumweru 2 aho kwa muganga ari kwita ku mwana tutaha umwana yagize 1,850 turataha mu rugo arahamaze naho ibyumweru 2 gusa dimanche samedi yashize jobundi nari namusuye nanjye mfite akabebe gatoya kamezi 8 nibwo nari namusuye turicara niba ku rupfu barubunga mu buntu atabizi ndi kumubwira nti abastari muri gupfa birakabije nawe usenge atabari wo kurikira reka da narabimubwiye arambwira ati reka rwose Imana yabyemera ntareze umwana wanjye ntabwo nakenyuka gutya kuko namutubyara nawe niko yitabye Imana yapfuye ari kubyara bucura nuko dutera story turirirwa na twishimye turi kuvuga tuti Imana tugize ababyeyi natwe turaba mama twabonye abana bacu turi kuvuga ukuntu umwana nagera ku mwaka tuzamukora anniversaire Gisele ari kumbwira amaproje afite avuga ko abana bari mu makuveze baba bafite ibibazo avuga ko ariyo proje azakora bo n'umwana we umwana yarakuze mbese ariyo mushinga azakora kuzafasha abana bari muri kuveze uko benshi barahapfira kubera nta bushobozi nubundi nicyo yifuzaga cyane avuga ko nazabwira umwana w'ubuhamya ukuntu yavutse ukuntu bamuteye imiti itariyo kwa muganga bibeshye bigatuma zimburagihe ibintu nk'ibyo nuko ari byo turi kuvuga ubuzima twabayemo mu Bugande twese twize ku kigo kimwe twaragendanaga ubundi n'undi nkurikira turi 3 nuko kwa gatandatu turasangira turishima turaseka turi no kuvuga ku byizi impfu zimaze iminsi Queen Elizabeth nawe ne maramaze iminsi apfuye ndataha nanjye turaturanye ni hano hepfo ntuye nuko indi minsi twavuganaga bisanzwe ambwira ko ameze neza ariko avuga ko mu nda hamurya nkamubwira nti ibyo ngibyo kubabazwe bibaho mu imbere butarakira akoreshaga amasipositoire nuko ejo nibwo ampamagaye mu saa 12 za mu gitondo ambwira ngo mu nda hari kumurya ngo niba mfite amasipositoire mwoherereze nibwira ko ntayo ariko umwana babana yese rukanka arayazana arayakoresha amera neza yirirwana n'umugabo we ariko anywa igikoma bisanzwe yonsa umwana aramwoza amaze kumwoza aravuga ngo nawe reka ajya muri douche ageze muri douche rero Gisele nibwo yamufashe ahamagara umugabo we araza aramufata aramusohora muri douche amujyana ku buriri umugabo nibwo yampamagaye ambwira ko ari muri koma mitanza mpamagara na taxi voiture tugira ko tumujyane kwa muganga turamwambika ariko nge numvaga byarangiye ariko ntago nabyakiriye ntago numvaga nyine ari byo twaramwambitse nyine tuvuga tuti byanze bikunze ari muri koma ntago ibi bintu bishoboka nta n'umuntu watekereza ko yaba yapfuye ariko ku rundi ruhande nuko tuba twabyirengagije wamwambikaga wumva byanze bikunze atagihari turamwambika imodoka iraza tumugejeje kwa muganga nibwo abaganga bahise bakonfirma baravuga ati yapfuye kare Yesu we nuko yapfiriye hano
byanze bikunze yapfiriye aha ntabwo yapfiriye ngaha kwa muganga. ntabwo yapfiriye kwa muganga, yapfiriye aha, ariko twebwe tuzi ngo ni koma, tuvuga tuti ntabwo ari byo. Nuko nibwo kwa muganga bahise bavuga iyo nkuru, tuvuga tuti ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Twahavuye bamushyize muri morgue. Nuko byagenze. Nuko byagenze. Yesu Kristo. Ubwo ni ukuvuga ngo byabaye nka sangapi? Yewe umugabo we yampamagaye mu masaha 11 tuzana nimugoroba. Yego. Ambwira ko madamu we nyine aguye muri koma. Nazamutse nyine nihuta, ntumvaga atari byo. Ambwira ati ngwino urebe, atari gushiramo umwuka. Nkumva nyine ntago bishoboka. Hari na mama wacu wari wamusuye nimugoroba, ari kumutera story, ari kumubwira amaproje nawe afite, byiterane yari ari gupanga mu mwaka utaha. Ibintu nk'ibyo, mbese umwana yarakuze, avuga ukuntu azaririmbira umwana we, avuga ukuntu ubona umwana bazajya bavuga ubutumwa. Nk'umwana wavutse nyine ku mezi 8, ubundi ni ibitangaza. Ariko nsubiye inyuma gato, bajya kumubaga abaganga baramusiganiye bavuga bati uyu muntu aratugwaho. Kubaga prematire ntabwo byoroshye. Bavuga bati byibuze ari gupushinga, ariko babona nabwo bitari bukunde, kuko umwana yanarwanaga no kuvamo kuri kumva placenta byari byarangiye deja. Nuko nyine nuko twahageze aha, turamwambika nyine turamujyana. Ariko dimanche nabwo umwana we yagize ikibazo cyo guhumeka. Umwana atangira guhumeka nabi, umwana atangira kurerembura, bamwirukankana kwa muganga, basanga na magripe nyine yari amubuje guhumeka, bamukorera imiti. Gisele utubwira ati mwana wanjye Imana yongeye ikora ibitangaza, yongera twimana. Yari yaduhaye iyo message nyine muri groupe tubaramwe abavandimwe. Turi gushima Imana, umwana banamupimye yageze ku biro 2600. Turi kumubwira ati courage rwose, ukomeze umuhata amashereka, zageraho bize. Mwana yavutse le 12, nabonye kugiye babyanditse nabi, ntabwo ari 28. Yavutse le 12. Yego. Z'ukwa 7. Turi mu kwa kangahe hari? Turi mu kwa 9. Mu kwa kike. Yavutse le 12 z'ukwa 8. Z'ukwa 8. Uko ejo bundi nibwo yujuje ukwezi le 12 zashize. Ubwo turi gushima Imana tuvuga tuti ntacyo kibaye. Ntacyo kibaye, ukwezi kuruzuye. Ukwezi kuruzuye. Turi kumuha amakuraje menshi. Turi kumwereka izindi ngero z'abandi bana bavutse gutyo kandi bageze kure babayeho. Pahore sana. Nuko rero inkuru rero ibigiye hanze nyine yuko yatabarutse. Abantu rero babivuga mu buryo butandukanye. Bamwe bati yanyereye muri dushe aragwa, babyumve nabi. Hari n'umvise ngo icyayi, ntago yigeze ibyo bintu bibaho. Yasangiye n'umugabo we saa 6. Umugabo ari kumubwira ati noneho ngiye kurya byinshi, ujye umbwira ngo ndya bikeya. Ngiye kurya byinshi kugira ngo umwana wanjye azajya abona amashereka ahagije arimo n'intungamubiri. Ibyo bavuze ngo abashyitsi baramusuye ngo icyayi kiramukora, nta muntu wari wamusuye uwo munsi. Kuko twese babitubwiye tuvuye mu mirimo. Ahubwo kwa 3 nimugoroba nibwo yari yasuwe. Okay. Nukuvuga rero nkawe wenda nk'umuntu wamubaye hafi, yaba kwa muganga aho ngaho yenda kubyara, bamubaga nta kinya, mbese ibyo bibazo byose byakurikiye kubyara, utekereza yuko ari byo bwo buryo bumwe yaba yatabarutsemo uko byagenda kose? Ngende ibyo ntekereza ku ruhande rwanjye, gukura ukumva nta yindi ndwara wenda umutima, iki gicuri asanzwe arwara. Izo ndwara ntazo rwose. Ntazo. Nibyo ngiye ntekereza ku giti cyanjye, kuko nubundi yaribwaga mu nda. Yavuga ko ari mu nda hamurya byanze bikunze, n'ibiyo placenta yarashwanyutse, bwo wabona ari byo yangije kuko bakuyemo ntoya. Aha umugabo Soso, umugabo akiguhamagara ukamugeraho, wasanze deja asanze yataye umutwe, ari kumbwira ati fasha sheri tumwambike tumujyane, ari muri koma. Nanjye ubwo ndabyizera, nanjye ariko nazamukanye n'umugabo wanjye. Ubwo twahageze nyine turamwambika, turamusengera, mvuga nti byanze bikunze arazanzamuka, kuko abakristo buri munsi buri saha duhora dusenga. Cyane cyane igikuba nk'icyo gicitse, kandi dutekereza ko wenda ari koma. Bwaramusengera ariko ntabwo byari byoroshye. Mvuga nti byanze bikunze biragaruka. Ntabwo Gisele twakuranye, ntabwo Gisele inshuti ya, ntabwo byakunda, ntabwo yagenda, ntabwo ibyo ngibyo twabitekerezaga.
gusa na n'uwo mugabo ntari kubyakira, umugabo we ntabwo ari kubyakira, birumvikana. Ari kuvuga ati dusubireyo turebe, ntabwo bamupimye neza. Imana imukomeze, nicyo umuntu yamubwira. Ni ukuvuga ngo uherutse kuvugana nawe ryari? Kuri wa gatandatu watubwiraga? Muri icyo gitondo, ejo mu gitondo yari yampamagaye. Na ya magambo ya nyuma mwavuga wenda yari yampamagaye ambwira nyine, ambaza izo suppositoire, ambwira ko mu nda hari kumurya, ambwira izo suppositoire. Ndamubwira nti nanjye nizo nakoresheje, bikaba ajya kuzikugurira njye ntazo mfite. Okay. Uko byagenze. Ubwo niyo magambo ya nyuma muherutse kuvugana? Yego. Imishinga yari afite muri gospel, uretse iriya watubwiye uvuga ati umwaka utaha yateganyaga kuzakora igitaramo umwaka utaha, kimeze gute? Yabikubwiragaho gute? Nanjye nabimenye nyuma, ukumva ngiye ikintu imishinga ubundi yari afite, ni uko umwana we namara kwegera ruguru azajya ajya mu bitaro birimo abana bavutse nyine nk'uko we yavutse, kubera nyine biba bigoranye kubona ibintu by'imiti iyo minsi bamara mu bitaro, kuko n'ubundi tukiri mu bitaro abana bari bamwegereye nyine mbese abandi bana bavutse igihe kitageze bari muri hafi, bamwe bagendaga bapfa. Gisele akambwira ati hapfuye akitwa gutya, ati hapfuye ati Uwiteka akomeje kutwimana, ati akacu kameze gutya, avuga ukuntu nyine imiti iba mikeya kuri abo bana kubera ubushobozi bw'abo babyeyi, no kurambirwa kumaramo iyo minsi biba bisaba ngo wicare ku mwana wawe kugira byibuze aze kubuja, aze kumwonsa, ibintu nk'ibyo. Okay. Yavugaga rero ko mu byo azakora ari ugufasha abo bana, cyane cyane niwo mushinga njye yambwiraga ko azakora, abo ni umwana we. Soso nka mukuru we, umuntu akubajije ngo Gisele wamubonaga yari iki kuri wowe, wamubonaga gute? Gisele yari muntu ki? Muri make umuntu akabikubaza wamusubiza ngo iki? Gisele yari muntu ki kuri wowe? Gisele yari icyitegererezo ku ruhande rwanjye no muri famiye muri rusange. Njye ni nawe wantoje inzira y'agakiza, kuko yabigiyemo cyane kandi yakundaga ADPR. Tukiba no mu Bugande twe twanahageze ADPR idahari, ariko aho yaziye yahise ajyayo. Yari na dirigente wa korali yitwa Unity mu Bugande. Tufite n'amagroupe dusengeramo mu Bugande y'Abarundi n'Abanyarwanda, dusenga. Gisele akoze umurimo w'Imana mu Bugande, rero nibwo yaje nyuma agatangira ibya muzike yiwe. Ariko ku ruhande rwanjye Gisele ni inshuti yanjye, mbese sinabona uko mbivuga, kuvuga ngo navuga ngo ni muntu ki birangoye, kuko yari umubyeyi aho muherukira. Imana yaramugize umubyeyi ukunda umwana we, mufiteho imishinga myinshi. Yahoraga avuga ko akumbuye umwana we banari kumwe. Yavugaga ati ko njya mukumbura, nanjye nkamubwira ntiwanjye iyo murebye ndarira, kubera ubwo hari amateka twanyuranyemo y'ubwo buzima bwose, gupfusha tukiri batoya, kw'imfubyi, ibintu nk'ibyo. Ariko yari inshuti nziza, yari umwana mwiza, nakundaga kumusetsa yababaye, mbese yajyaga ampamagara kugira ngo byibuze musururutse, niba ariko babivuga simbizi. Mbese twirirwaga duseka muri rusange. Pole sana. Niyihe ndirimbo ye ukunda cyane? Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Ubuse wabona imbaraga zo kuturirimbiraho gatoya ku ndirimbo ye yaririmbaga, niba byagukundira? Mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka, imisozi miremire igahinduka ibibaya, hari mu butunzi bwimbitse, umwanzi nawe yarashobewe. Uyu ni Soso twaganiraga, ni mukuru wa Gisele Precious wamaze gutabaruka. Ngira ngo nta byinshi navuga, uretse kukubwira ngo wihangane. Urupfu rwa Gisele Precious ni ubuhe butumwa
wumva byagusigiye mu mutima wawe ukurikije uko yatabarutse bitunguranye bitari byitezwe, hari ikintu wavuze ati ibi bintu burya hari ubutumwa wumva ufite mu mutima cyangwa wahereza abantu bari kureba Iyobokamana TV? cyane cyane ku bantu bemera Imana, bemera Yesu, mbese ubutatu butagatifu muri rusange, tuzi ko hari umuzuko w'abera. Ku ruhande rumwe turababaye, ariko ijuru ryabonye umugeni, ahari arishimye. Ubutumwa natanga ni uko twahora twiteguye. Byankanze, byanteye ubwoba ubwo twaherukaga gusenga. Imana yari yamubwiye ku bantu babyemera, bavuga bazi ko n'Imana ivuga, yaramubwiye ngo ategure urugendo rw'indege, ngo agiye kuvuga ubutumwa vuba. Yaramubwira wite ku bugingo bwawe, hari urugendo rw'indege ufite, wite ku iherezo ryawe, ku bugingo bwawe. Icyo gihe byari bifeyirinze, ibindi yari yagiyemo viza, bari bamwimye viza yo kujya Polonye kuko bari babonye atwite, kandi ntabwo bijya bikunda. Imana aramubwira ati ntabwo iki hari iki, hari urundi rugendo ngufitiye, wowe wita ku iherezo ryawe, ibindi byose nzabikora. Imana yari kumucira amarenga rero. Yamubwiye bwihuse rwose. Ni nacyo nagiye ku atwite. Yego. N'umama bimubwiye, yaramusengeye cyane. Mbese ubundi mu gutwita ko twahoraga dusenga, Imana itubwira ati musenge, ntabwo byoroshye. Ni nacyo nagiye kubaza ngo hari ukuntu abakiranutsi batajya batungurwa, wenda cyo koze bashobora kumenya icyo Imana yababwiraga iyo ibintu bimaze kuba. Mu isi y'umwuka hari ikintu Imana ngira ngo uragisubije narakibaza. Mu isi y'umwuka mwamenye iki Imana yavugaga? Urugendo rw'indege rwihuse, itegure n'ibindi. Hari mushiki w'umugabo we ejo bundi niwe wari waje kumusura, aramubwira ati twasenze, Imana itubwira ko hari umuntu ugiye gupfa, akabebe gawe gashobora kwitaba Imana, ati dusenge cyane. Twe twatekerezaga byanze bikunze ko ari akabebe. N'icyo gihe ku cyumweru umwana abura umwuka, ubwo twese twahise tuvuga tuti birarangiye. Mbese twese niwe twatekerezaga, ntabwo twatekerezaga Gisele. Imana yavugaga umugeni wihuse, mwatekerezaga umwana. Twatekerezaga umwana, ntabwo twize dutekereza Gisele. Ubutumwa natanga, duhore twiteguye. Umubiri ni ubusa, ibyo twirukankira ku isi ni umurama utumuka. Tugire urukundo, dushyire hamwe, tuvuge Imana uko iri, nayo izaduha ubugingo, izatwororera. ngira ngo ibintu byumvikana. Ubu turi kuwa gatandatu, gahunda ntabwo zirapangwa neza z'uko ibintu bigomba turi kuwa gatanu, gahunda ntabwo zirapangwa neza uko zigomba gukurikirana. Gusa icyo namenye ni uko gushyingura biteganyijwe kuwa mbere, sibyo? Ku cyumweru ngo haba nimugoroba amasaha ya premidi ngo hakaba hateganijwe igitaramo gikomeye cyo kumusezera no gutanga ubuhamya butandukanye bizabera mu rusengero rwa ADPR hano ku Gisenyi. Urusengero mu kanya gatoya ruraba rumenyekanye nk'uko nyine biri kuri gahunda. Abahazi bahita kuri paruwasi. Kuri paruwasi ya Gisenyi. Haririmbira korali ya Bethlehem Impuhwe naho ngaho. Okay. Ngira ngo ni narwo rusengero akoreye mu gitaramo. Nirwo yakoreye mu gitaramo. Yego. Ngira ngo tuzajya tugenda tubapuditinga uburyo gahunda zose zajya zigenda. Ikizwi cyamaze kuba confirme nuko kuwa mbere ariho hazaba umuhango wo kumusezera no kumuherekeza bwa nyuma nyine kumushyingura. Ngira ngo reka rero tuvuge ngo Imana ikomeze gukomeza abasigaye, kandi natwe duhe kwigira ku rupfu rw'umukiranutsi nk'uyu nguyu. Nitutagwisari nyine tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Kandi soso nawe wihangane, abavandimwe bihangane, umuryango n'inshuti twese twihangane. N'ukuri haracyariho ibyiringiro yuko tuzongera kumubona mu isi nshya. Wakoze cyane kutuganiriza, bitari byoroshye kubw'imbaraga nkeya, ariko urihangana uganira n'Iyobokamana TV. Imana iguhereza umugisha. Hari abantu bashobora kureba kino kiganiro mu buryo butandukanye bagashaka gushyigikira umuhango wo gusezeranya kwigendera bwa nyuma mu buryo butandukanye. Ushobora gutanga nimero za telefone, niba ari izawe, niba ari iza papa we, ariko kugira ngo watanga izawe wowe turi kuganira, kugira ngo washaka kukuvugisha gushyigikira umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma, dore ko ni ibintu bisaba ibintu byinshi, urupfu rutunguranye gutya. Mu by'ukuri ni umuhango wo costing
ibintu byinshi manu muri kumva iki kiganiro nkunda kubabwira ngo abantu bajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana umugisha w'Imana. Iki rero aba ari umwanya mwiza ubonye wo kuba wagira icyo ukora mu buryo butandukanye. Aba ari umwanya mwiza ubonye wo kuba wagira icyo ukora ubundi tukunganirana tugaherekeza umukozi w'Imana neza. Imana yazaha umugisha bagize uruhare bose kugira ngo uyu muhango ugende neza. Nawe make yawe watanze cyangwa ubufasha watanze nawe Imana ikaguhana umugisha n'abandi. Uratanga nimero ya telefone 0788 19 01 82 9. Yego wakoze cyane, Imana iguha umugisha. naramutse nibaza aho byavuye mu miraba myinshi idashira igisubizo cyabuze abo nizeraga ko bashobora abo nabo bari bananiwe inzira yari ubutayu gusa nabuze n'amazi yo kunywa byavuye mu mbaraga z'amasengesho byavuye mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka imisozi miremire igahinduka ibibaya harimo ubutunzi bwimbitse umwanzi nawe yarashobewe imbaraga z'amasengesho imbaraga z'amasengesho simfashe igihe mu ntambara ariko iteka siko mporaneshwa kuko nshyigikiwe n'imbaraga zitagaragara zihangara zigaragara kuva mu mbaraga z'amasengesho mu mbaraga z'amasengesho ijuru rirakinguka
numvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Mfata umwanzuro ngo ngende iyo nzira y'agakiza, nubwo amajwi yari menshi ariko umutima uramara amasaha, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wamesheje ubugingo ndashira. Ndashima Yesu wawubambweho. None mpora mu mahoro, mvomera kw'iriba ritajya rikama, nubwo urugendo rwari rurerure, umwanzi ashaka kunyaga uwo munezero, umutima wanjye waramaramaje. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa.
wamesheje ubugingo budashira ndashima Yesu